ngatekereza ko nanda papa tugira amagahinda nanjye agahinda karanyica ariko njye munsi umwe nshaka kuzabaza mama wa papa yagiye ubusa wowe no kumutwara none ahubwo asanga naho ataza hawe shange nzabaza mama pe kuri please tuzihangane tubaze mama sinzabiba karindi basundanye babana Ese bisto amazi minsi wese cyane fresh nabi bito nani hereje ho none sawa kandi kushaka kiza man ya boros ustajya turi kurasa ya boros hari utuntu twavuze ko tugiye kuganiraho nari binyeko man nicyo kubaza Yesu za staff bambaye hose nari narabuze biriya hari ukuri wafashe se fata amakuru y'ukwenda sibisi kwa banki y'umuntu fata amakuru y'ukwenda wamusaza yo wawarana ese bisto ntago mana ari wamusazi ako Priska sinabikubwiye samaye yes ninzi ariko nyene nanje kubaza nyene niba hari umuntu wabuze nda basi tukajya narenganje rwose nanga kumba nifiye aha yana ari tujye kuzagera ko ari ikintu cyakuramo urakimukuramo twajya kumubaza tukumva ibyo ari byo Mike we tugenda uramubona mani hano tunagari cyo kujyayo nawe Toma za boro tumbe nibazize zabanye ngeze mana ahubwo urumva wabugize neza cyo yuda ubwo y'abakuru wadanze cyangwa sha nawe aha tugenda nawe mani nabidanje aha jibire bari ese basi jibona nari nawe nari nagari kadage man busonganye akwasanga ikadage wasanga itabana wandi kwi tugenda aramusana muziranye njye sinyambamenyera byanungura cyane akasundi aho gwase hagwa man wabisto nanjye nta mungu nzimani yitwa Mike ntabwo nari bitugenda ahubwo se uwo Mike abadeba cyasanye n'insanga ari mwiza sivyo ndahita nkugura kandi insanga ari kadage ndarizere gura kagura nari A first time to you and I sober. Natwatugamba twanje twari horiso wanzamuriye feelings tension yabaye tugiye ko kwicara gakora wana mami kanze mubarebera ikibazo nari cyane nidusanga atari bwiza turamubaza tuzanye gusa twigende umva nanjye ndata nigendera umva biso uzi ndata ngende usenga bari mwiza wenda tugushimire tuvuga ati cyaza abagore rwone urize akabana ni mwiza bisto nuramuye wasanga ari nk'ababari wasanga ari nk'abantu z'abamoyize shatura tureba nawe mube mureba nawe akajumari keza ariko mari Mike aje maje umungu uvuga neza urumva ashatse kuvuga arimo ariko anitwa neza ariko atari mwiza bashobora gusanga ari iby'ibyifishe nawe se mwagiye mwitonda ma kanze turebe reka pe wayikize mwanuza ku bantu bagiye mureka
Jesus. Yakuzo gaskwera nahita nkonca noneho Sister. Mazi yo kunywa. Okay, nzana amazi yo kunywa. Nta kibazo. Nakuruka nabi. Haza ndabona ari fatura mubonye. Mubonye none ukuntu ngene ko nabonaga wivugishwa ko Yasha. umva Prisca uramuyoboye ukuntu ibintu yikoreshaga. Nta kibazo. Benye ntago nzongera kwemera ko munyereka bashinga. Ugeza ntacyo ibintu bitwaye ariko nyine noneho Cyari mwiza cyakwaye mwiza ariko nyine Kamumbwira. Ubona utishimishije nakwiye kwenda ko kuguteza ni wowe kubutangaje none se hari ibintu byabaye se byagenze bite ugeze kugera akabazo ngiye kubaza niba warandemye umunwa wanabaye neza bitabaye none se ntabwo uri kudusobanura neza hari yagutabaye mu rwego nye icyo nibuka ni uko ndi noneho umuntu n'umusazi ndi kumukubita sisita wansize nyine ndatoje nyine ndagenda mbona sisita nyine mubuze banciye ibindi byose ntabwo wowe gusa ushaka umuntu wagutabaye nta kibazo ntabwo ari ngombwa ubwo nyine basi Mike nta kibazo wambwira nyine nuramuka kumenya uzamubwira ko uwo muntu ushaka kumuhera washyizeho n'ibihembo wo kubona uwo muntu w'umusazi se umuntu wamutabaye ntabwo gusa umusazi wumva byashoboka ushaka umusazi nanjye ndikubikura nkumva ntabwo byanava si ubwo byavamo ukuntu mukubita se wowe urifata ugakubita umusazi uriya musazi mureke bazi uriya musazi ahora mu rugo ku irembo iteka ryose naho ngaho ahora sinzi ngo aba yazi ngiye mukubita mu rwego kugira ngo azave nyine azajye ajya gusabira abantu namukubita kuko mwanzi harya ubwo muravukana nk'uko ni se ubwo nta nubwo muzi n'impamvu uwo musazi ahora yagutemera n'ahandi bari mwamusazi ntabwo turabona uko tumuvugisha ngo ntabwo avuga gusa nyine tugerageza kumukubita twamukura nyine ibyo yari tutatugamije gusa reka nkwereke ikindi kintu wenda muzakora sibyo wenda nimwongera kumubona ari hariya uzamubaze nk'ijambo runaka gusa ndetse ubundi bwa mbere ubundi uzitegereza mu maso ubanza urebe ubundi iyo urebye umuntu mu maso uhita umenya n'icyo atekereza rimwe na rimwe utekereza neza njya mbitekereza mbona ari umusazi cyapfuye wowe urakubita nyine gusa kugira ngo nyuma gikure nta kindi ese wowe umukubita mu rwego kugira ngo mukure aho ngaho ajya ahandi ariko bazabone ku muganga hari cyane mama agerageza buryo ki yahava ariko ntajya yagura umusatsi
ibyanyu rero ndi gushaka kumumuzamu mbese iyo uriya musazi pasi yaza kubona umuyobozi umuntu aba anamubaye ariko ni igipfu kiraba ariko ntabona ko kibaza kiriya gisatsi ni ikintu kiranye nyine mwana mujye mwishyira mu ruhande rw'uriya musazi wenda wibaje ngo tise igipfu nawe wenda wasanga ahubwo kuri ruriya ruhande buriya samani mise n'imajina nk'aho ari njye sapoza nk'aho ari njye of course ibyo suppose ishyira mu ruhande rwanjye ubu ni nk'aho ndanumva nyine nanjye iyo umusazi yumva nyine tu abasha kumva ibyo mumubwira abasha no kumva nyine uburyo mumutekerezaho mani oya ari n'ibyo natwe twanamufasha ari ibyo ntiyabasha kumva ubwo nyine wasanga waragendeye kuri karite ntabwo wari wamenya nyine uburyo batwara muri birasaba ko nyine yaba yitwa umusazi nibaye mvukonga ubwira mise nishyira mu ruhande ntekereje mbaye ndi umusazi ukamera nk'iryo shaka nta mbaraga bafite abari guhuza bivuze ko nta mbaraga bafite ntabwo mubabaza sheri mukubita gakeya umukubita gake ntabwo kumukubita nko kumucyaha ngo ahave ashaka hagera gucyaha ndetse reka nkubwire mu rugo waramucyahaga ukubita kuriya mba ngerageza kugira ngo ndebe ko hasaha kuriya niko ntabwo tumushaka ari rwose turanamuhakubita akagenda usanze noneho yagenda akongera akagaruka ukadusapoza usanze atari we wakora ibyo wamukoreraga wakomeza kubimukorera usanze atari umusazi oya usanze atari wagutabara wakomeza kugira njyewe namukuta uko mwana mukubita kugira ngo kive aho ngaho atari we wamutabara si bisanzwe n'umuntu wajya uhora oya namukuta uko mwana mukubita muvana nyine aho ngaho nawe uzaza ukomeza tukubite ubundi numenya amakuru ko atari we oya usanze ari muri ziriya somo se ntabwo tujya kitari guhabwa kitari guhabwa se mujya mumurangira nawe namu nese azava yakuguteka nitumumenyereza kujya tumuha ibintu tuzashiduka yasigaye igipangu yaje akareka ntacyo twamarira na mama maze ntabwo yabyemera abimenya ahubwo ko wakimuhaye ni gutya mpaka gutya mwafata na mama wanyu burya ni ukujyana nyine no kubasaza bijyanye n'ibirebire gusa reka mbabwize ukuri tuzahareba nyine nzabafasha tumushake wenda mukabona igisubizo nzabwira shiburange bagezeho nyine mbahereza amakuru yuzuye gusa mayi waba ugize neza kandi ndabikurikira ubu mpamvu rwose aba ayiti tugeze kure nanjye mbizeye ndabizeye ko muzamuha amakuru bagiye gukoza niyo mbura ntabwo twabisha ntabwo ari ngombwa ngo tumwereke mu maso we nanjye nayo nihagaze nari ikintu atwara nyine mu rwego rwa Boston ariko polisi kamara nzakubwire nako nawe kugisha mu bagira ngo Mike wamukunze oya ntabwo ase ni kujyamo amakuru yonyine nta kindi nakubona nta hantu umuntu ntabwo natwara Boston uzi icyiza kiba se nacyo tutumutesa n'ubundi ariko Boston yanyurije gipfishije amakuru papa na mama baraho nibwo wanyu rero baraho ndabakumbuye wa mukobwa wanyu tegera araho
bansuhuriza ndabakumbuye pe yego ubwo tuzasuhuza uti naheje sawa rero komera bamubwira aguherekeje arasho mama haraho ngiye murakashye mama ugiye haruguru ukora iki nicyo ngiye kureba ahubwo ubwo mugire n'ingoga mu manuke mugende murebe nuko mukora munateke dore nanjye ndaje isi mama ko utatetse murabona nzi ko mubanguka basi icyayi kirahari nimugende mujye kugera muteke umwe atari kundazana amazi nta kibazo mama n'umugati hasigaye n'ibiri niyo tugiye kumenya mama banguke n'abanguka abana